nabuze ngo nimba mwaribeshye ngaho ni mumfasha ari cyo bajyaga bavuga mu gifaransa ngo ni correction ngo uyu munsi ngo Esther ngo turagukorera correction kuko nabazwe inshuro enye mu kwezi kumwe nabazwe inshuro enye icyo biti subiramo mu kinyarwanda ngo bari kubaga nabe bongera kubaga bwa bongera bakubaga bakudoda Jesus nagiye kubyara nk'abandi babyeyi nta kibazo none kuko yari cesarienne mu nda sinzi ibintu byasigayemo hasigayemo ibintu rero ndataha ntahanze ko nta kibazo bagize yego ngeze mu rugo maze iminsi 8 ngeze mu rugo natangiye kugira impinduka kunda inda yanjye irahisha inda yanjye irabyimba nsubiye CHK barebye bacishiye mu cyuma basanga yarahishije cyane icyabiteye ngo ni ibintu bari basizemo babikuramo rero yego muri uko kuvamo rero urumva ntago nari guhita ntaha namaze igihe kitari gito cyane narwariye nka amezi 6 mu gutandongera ndwara hafi umwaka mu rugo kugeza na n'ubu ngubu byansigiye ubumuga budakira ariho iyo mitungo yose yaje kujya naragurishije kugira ngo mbashe kwishyura ibitaro unarumva nari mfite umwana uri mu bitaro ubuzima bwo mu rugo mbega bwaje gusa nk'ubugenda nabi cyane kugeza amagingo ye naje kugera ubumuga bukomeye mu nda ubu ngubu mba nambayemo ikintu wenda niko kamera itabyerekana ariko mba nambaye ikintu gituma ntabasha kuba nakora muvuma zose nk'uko umubyeyi azigomba ubuzima bwaje kugorana cyane papa we yari umushoferi muri amezi 8 namaze CHK naratashye ngeze mu rugo ngira mu rugo ntarakira neza ndakomeza ndivuza murabizi mwese ntago bagusezera wakize ko bitari byoroshye kubyakira ukiri mu rugo burwayi no rugiye gukurwaza nawe akaba arapfuye bimeze bite byo urumva Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mananduburira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi mwese mbifurize kugira ibihe byiza cyane mbifurize amahoro y'Imana mwese abadukunda n'abadukurikira tubaye ikaze mu biganiro byacu n'uyu munsi rero ndongeye ndagarutse kugira ngo tuganire tubane namwe kandi babwire ngo ndabakunda cyane ko ni mwebwe mwese rero mutuma dukora kuba mutwumva n'iby'agaciro gakomeye Imana ibahe umugisha kandi tubabwire ngo 2025 igiye kuza izabere iy'amatanubuki kandi Imana izabaremeremo amashimwe adashira ndagarutse rero hano ndi ni mu karere ka Kicukiro sibyo ni mu karere ka Kicukiro nasuye uyu mubyeyi byari bigoye cyane kugira ngo tugere ahantu atuye tuyana bita Mukobo Karitseske Mukobo ni impamvu nyinshi zatumye yitwa iryo zina sibyo turi butindeho cyane ahubwo icyo ngarutse no kugira ngo namwe mubashe kumwumva kandi munamuhoze kubera ko ni igihe kinini cyane arira ariko uyu munsi nawe Yesu yamuhoza amarira kandi mu buryo bwo kuyamuhoza nta bundi nuko mwebwe mudukurikiye mugomba kumwumva kandi mukana mufasha kugira ngo bigende neza cyane mama reka nkwakire suza abantu badukurikiye kandi wimvemo ikaze cyane kandi Imana igumugisha kuba uyu munsi wemeye no kutwakira kuvuga tereka nanjye ngira ibyo nganiza abantu ahari ibibazo mfite byabona umurongo kandi hari nabo nafasha mu buryo bwo gutanga ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo yego murakoze cyane kumpa ikaze kuri icano yanyu ntuye Igikondo nitwa Nyirambonabucya Esther ndi umumama w'abana 2 Igikondo niho namye niho mvuka niho nashakiye umwana w'Igikondo ndi umunyagikondo yego murakoze rero cyane ndababyemeye abastari gusa wabona nanjye nzaba umustar oya n'ubustari kuba uriho nicyo kiruta byose ubustari yego esa rero nizere ko nta kibazo kuganira nubwo numvisha ari ibibazo ariko bigoye cyane kuma umwana avukiye i Kigali uyu munsi ntafite aho aba
ni ibibazo byinshi cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Nagize impamvu zo kuba nta no mfiteho kuba nagize ikibazo mu buzima. Narabyaye umwana wa mbere mubyara neza, uwa kabiri rero maze kumubyara ngira ikibazo, ariko sinjya amenya neza ahantu icyo kibazo cyaturutse, nimba ari amakosa y'abaganga, nimba se ariko Satani yari yabipanze, ntago njya mbimenya. Reka tuze tuganire. Wavutse ubwo tuye kujyamo imbere rero tuye gutangira tuganire. Yego, nta kibazo. Ko ndashaka ko dukurikiye baza kubyumva, kandi Imana iguhe umugisha cyane nawe udukurikiye kuba ugiye gutega amatwi inkuru ya Esther kugira ngo uze kumva iyi si ni ibibazo n'ibigeragezo, ariko turabizi neza ko Imana ariyo iruta byose. Esther, wavutse ryari? ngira ngo duhe gatoya nk'ubuhamya gatoya bwo mu buto bwawe mbere yuko yenda tuza no kugira naho n'igihe cyo kugira ngo ubake, uko abantu bakuzi ngo uri umuherwe cyane, uri umukire, ariko uyu munsi mashobora no kubona ntanabimenye, akibaza uko byagenze. Esther, wasanze bimeze bite umwana uvuka i Kigali? Zari inzozi z'abana benshi cyane kuvukira i Kigali no kuhamenya gutyo. Yego, nkuko nari mbibabwiye, mvuka hano i Kigali, ariko ubuzima itariki igihe navukiye 1945, unujuje imyaka 40. uyu mwaka ejo bundi premier z'ukwa mbere nzaba ngize imyaka 40. Yego. Ubwo rero naravutse nk'abandi bana nkuko bisanzwe, mvukira rwose mu muryango utarukennye, utarunakize cyane, ariko twari hagati na hagati. Ndakura mbasha kwiga, nize secondaire, ntago nakomeje université, ariko nize secondaire ndayirangiza. Ubwo rero ndakomeza nsenga Imana, igihe kigeze nza gushaka. Nshatse rero ninjira mu rugo nk'abandi babyeyi, mba mu rugo rwiza narwo rutari rugize icyo rutwaye. Rwose nari mfite amafaranga, kandi ndashimira Uwiteka ko n'amafaranga yanjye nagize ari nacyo wenda nshaka kuba gituma hari ngihumeka. Amafaranga yanjye nari mfite ntabwo nigeze nirengagiza umuntu, Imana yirabizi. Sinigeze nirengagiza umuntu kugeza neza isa mu bukene bwanjye, icyo mbonye ngisangira n'abandi bantu. Ubwo rero mbaho ngaho ndabyara nyine, nibwo ndi bwinjire neza mu buhamya bwanjye nyirizina, ariko rwose mu bigaragara nari mfite amafaranga, ndiho neza, mbasha kubona icyo kurya, mbasha kubona icyo kwambara, mu buzima bwiza kandi bwesheje Imana icyubahiro. Yego. Nuko mbere gatoya yenda yuko twinjira muri iki kiganiro uko bimeze, burya ubuzima ngo ni inzira ndende, ziba zirimo utumanuka n'utuzamuka, bishobora kumera neza ubundi bikaba bimera nabi. Mbere yuko yenda biza kuhinduka, ngira ngo mu kumutobwa nta kibazo, ahubwo ibibazo nyine ngo byaturutse inyuma umaze kugera mu rugo. Urugo rwo waje kurwubaka gute? Ngira ngo nawe n'ubuhamya bwinshi cyane buzingiye tugiye kuganiraho. Yego. Ubatse urugo ryari? Yego, urakoze. Urugo mu rugo mu kubaka nari nubatse neza ko n'umutwarangiye yarasengaga, kandi abantu bahuje kwemera burya bigenda neza rwose. Ubwo rero tworumva ko mfite abo bana babiri, uwa mbere naramubyaye, wa kabiri nawe avutse papa we yari umushoferi akora accident arapfa. Ubwo rero abantu bubatse bari bazareba iki kiganiro nabo barabizi, iyo umuntu abuze uwo bari barwubakanye, ubuzima bwatangiye kuba bubi cyane. Ndakomeza cyakoze ndagerageza, ariko ubwo icyo gihe mbere yuko we apfa namaze igihe kinini mu bitaro mbyara uwo mwana wa kabiri. Ariho n'ubuzima bwaje kubera bubi cyane, kuko namaze igihe kinini hashika narabyaye. Ubwo muri uko kubyara rero nagiye kubyara nk'abandi babyeyi nta kibazo. None kuko yari cesarienne, mu nda sinzi ibintu byasigayemo. Hasigayemo ibintu rero ndataha, ntahanze ko nta kibazo mfite. Nta kibazo bagize. Yego, ngeze mu rugo maze iminsi 8 ngeze mu rugo, natangiye kugira impinduka ku nda, inda yanjye irahisha, inda yanjye irabyimba. Nsubiye hashika barebye bacishiye mu cyuma basanga yarahishije cyane. Icyabiteye ngo ni ibintu bari basizemo babikuramo rero. Yego. Muri uko kuvamo rero urumva ntago nari guhita ntaha, namaze igihe kitari gito cyane. Narwariye nka amezi 6 mu gutandongera, ndwara hafi umwaka mu rugo, kugeza na n'ubu ngubu byansigiye ubumuga budakira. Ariho iyo mitungo yose yaje kujya, naragurishije kugira ngo mbashe kwishyura ibitaro. Unarumva nari mfite umwana uri mu bitaro. Ubuzima bwo mu rugo mbega bwaje gusa nk'ubugenda nabi cyane kugeza amagingo aya. Naje kugera ubumuga bukomeye mu nda,
ubu ngubu mba nambayemo ikintu wenda niko kamera itabyerekana ariko mba nambaye ikintu gituma ntabasha kuba nakora muvuma zose nk'uko umubyeyi azigomba gusa mu gusenga no mu kwizera ntegereje Uwiteka ko nzakira nari nzi ko hazazamo na kanseri bitewe n'uko icyo gisebe cyari igisebe kinini cyane ni igisebe cy'umwobo ariko Imana yo mu ijuru yaramfashije nta kanseri yajemo nta n'izazamo mu izina rya Yesu nukuri ubuzima bwose kwa muganga ugize usubira kwa muganga se bakwiye ku kibazo byagenze gute ko ikosa ryabayeho ari ryatumye bagusigamo ibyo byose urumva bambwiye ko ari ukwibeshya kw'abaganga bambwiye ko ari ukwibeshya kw'abaganga kandi ari abantu urumva ntago nari kurekarama nari ndembye cyane mu buryo bukomeye nabuze nibwo nimba mwaribeshye ngaho nimumfasha ari cyo bajyaga bavuga mu gifaransa ngo ni correction ngo uyu munsi ngo Esther ngo turagukorera correction kuko nabazwe inshuro enye mu kwezi kumwe nabazwe inshuro enye icyo bita isubiramo mu kinyarwanda bakubaga nabe bongera kubaga bongera bakubaga bakudoda Jesus ngeza nubwo rwose munda ababyeyi barabizi haje gusa nka infection umuntu uko nyine n'ahantu haje amashyira hakaba habi cyane ubwo rero ibyo byose bagendaga babikuramo ubwo niko kuguma kwa muganga igihe kingana gutyo n'umwana n'undi nasize mu rugo ubwo mu kuva rero papa nibwo yagize impanuka arapfa umwana we yabayeho umwana kana karahari ubu ngubu kagize imyaka 3 n'amezi ibyo byose bikimara kuba ukiva kwa muganga papa w'abana abagize gutya nawe akoze impanuka yitabye Imana byabaye byari ugire ngo duhereze ho amakuru arambuye yego ko bitari byoroshye kubyakira ukiri mu bwo burwayi n'uwari ugiye gukurwaza nawe akaba arapfuye bimeze bite byo urumva ubuzima bwaje kugorana cyane papa we yari umushoferi muri amezi 8 namaze CHK naratashye ngeze mu rugo ngira mu rugo ntarakira neza ndakomeza ndivuza murabizi mwese ntago bagusezera wakize nageze mu rugo nivuza nk'umwaka wose kuri centre de santé y'Igikondo bavura kuri yanda bongera bavura kuri yanda ubwo rero muri icyo gihe nibwo papa we yapfuye umwana afite imyaka 2 uwo mwana agize imyaka 3 hafi n'igice byabaye ryari ni impanuka se yabaye yari umushoferi atwaraga imodoka ni moto ngira ngo duhe amakuru y'iyo mpanuka nabyo yenda oya yaratwawe kuri moto yaratwaye kuri moto aviriramo imbere rero arapfa ndamushyingura muri ubwo buzima bwose n'undi twarakodeshaga njye nari umutayeri naradodaga impamvu uvuga ngo naradodaga nuko ngubu ndimo gukira gahoro wenda kuko ku buryo nabisubiramo nari mfite n'imashini ndayigurisha kugira ngo mbashe hari imiti banteraga kwa muganga ikomeye cyane hari umuti banteraga ngo utuma umuntu atavura amaraso atavura uwo muti ni 7,000 mituweli ntago iyishyura abantu ngaye bazi 2,000 kana uteragwaga kuri munsi umwe ubwiyindi yo ntago nayibaraga abantu baba mu bitari gihe kirekire cyangwa namwe mwarwaje yo murabizi ni circulation biteye ubwoba ubwo naho narindi nyine nasize umwana naho nagombaga kuhishyura kuko nta kundi kuntu nari kubigenza kugeza rero amagingo ayangaya mugabo yitaye Imana se ko wakoze impanuka gutyo singiye ngo bya silence wiyize bikurikirana singira se bya silence yabirimo kubyateje impanuka cyangwa se n'ibintu nk'ibyo barimo barabikurikirana ntago ari ibintu bita biboneka ako kanya ntago resultat iboneka ariko barimo barabikurikirana gusa ngewe sinanabasha no gukora muvoma cyane ngo mbijyemo na cyane wenda nza ko ndi namuze wenda babyaragenze neza ariko biri gukurikiranwa babambwira ko kuri telefone bizagera bigacama ariko ngewe ubu ngubu ndaho ngaho si nta kintu nyine nawe urabibona akimara kwitaba Imana n'aba bana muri iki Kigali nabo n'ubuzima yenda n'ahandi hantu ufiteho kwerekeza n'ubwo burwayi warwanye gute warwanye mu buhe buryo cyangwa duhe niyo scenario yose ko yagenze urakoze n'ubuzima bukomeye cyane muri zo details zose z'uburwayi kugera kuri iyo myaka yose ubuzima niki bwarankomereye cyane kugeza na n'izi saha kubona icyo kurya tumenyereye kurya nimugoroba ubundi saa sita nawe urabibona saa sita nago tujya duteka turya nimugoroba iyo ngize amahirwe nkabona agakawunga cyangwa se utuntu tworoheje turi aho ngaho mbasha kurya hari ukuntu ntera ikiraka nkaba natera ipasi ariko bitari cyane ariko nzi no kudoda
nzi no kudoda gusa nta mashini mfite. Iyo umuntu antije imashini ndadoda nkabona nabasha kubona 1000. Imashini kuyidoda nubwo burwayi bwo mu nda se ikintu horo ufunze mu nda aho bakubazaho yenda harakize ubu ngubu urumva nta kibazo. Ntago ndakira neza. Imashini nkoresha ntago ari imashini yo kunyonga kuko mu nda ntago byakwemera, ahubwo nkoresha imashini umuriro nkandagizaho ukuguru. Nka bino by'accelerate by'imodoka. Yego, niyo nkoresha, niyo mbashije kuyibona, niyo nkoreshaho nkabona 1000. Cyangwa se yandi yo gusirifira nayo guhagarara ugahagaritsaho kuguru warangiza ugasirifira, ariko iyo kunyonga gutya ntago nyikoresha. Ntago wayishobora. Na hano hantu tunabonye kwagira bitoroshye cyane bitewe ni ibintu bikomeye cyane. Iyo imvura aguye bwo noneho ntakubona n'umotari wakugeza ni ikibazo. Ni habi cyane pe. Sasa hari uburyo abantu bari kudukurikira bari kubyumva. Ubuzima uyu munsi nyuma y'ibyo bihe byose byo kubura umugabo n'iki, ibyo bikomere nako gahinda warwanye nabyo gute, wabigenje gute kugira ngo byibuze n'uyu munsi ugifite ukirwana nabyo yenda igihe bishobora kuba byafasha n'undi muntu nawe udukurikira kakanya. Ikintu cyatumye ukomera. Ikintu cyatumye nkomera ni ugusenga. Nta kindi kintu cyatumye nkomera, ntago nakubeshya. Nagiye mu gusenga cyane, ndavuga inti Imana mu mutima ukomeye mbashe kuca mu nzira nziza, sinkura ibyaha bishobora gutuma ngo abana ngo barya bakabaho. Oya, umfashe nagiye niyegereza Imana cyane, kandi nkiyegereza n'abantu bavuga Imana cyane. Nirinze kugira inshuti mbi, inshuti zanjyana mu byaha, inshuti zanjyana mu ufata inshuti nziza ugahitamo neza, kandi cyane cyane ukavuga Yesu cyane, ukamwiringira n'umugabo utabara kandi arakomera. Ni byiza ko tubivuga kandi tukanabikora cyane, kubera ko umwiringiye ntabwo ashobora gukorwa n'isoni. Imyaka umwaka umwe urashize yitabye Imana. Yego, umwaka ugiye ku mwaka n'igice, ku mwana yagize imyaka 3 hafi n'igice. Imyaka igiye kuzura 2 papa yitabye Imana. Nabwo ubuzima n'ubwo burwayi imibereho ubayeho gute, kubaho byo gukoresha imashini n'ibindi bintu nk'ibyo, ariko niba byoroshye urumva n'abana ntibabiga, nawe wiga ntiyaba yiga neza. N'ubwo buzima no kuba yenda uyu munsi nanone uvuga ati simfite ahantu ho kuba, ho nagombaga kuba byarangiye. Mbere ngo nabyo wenda utubwire uko bimeze. Yego, kubaho ni ibintu bikomeye, kubera ko ubu tuvugana mfite prive maze amezi 7 kuno ntangiye kwa 7 ntishyura nyir'inzu. Inzu mbamo nyishyura amafaranga 40,000. Ubu rero barambwiye ngo ntayo tukwatse ngaho igendere. Aho kuba urumva kubaho ni ikibazo. Nimba ubonye 1000 cyo kurya kugira ngo nutwubika ngo uzagwize, ni ibintu bikomeye cyane. Bampaye prive ko ngomba kugenda, kandi koko numva sinarekrama kuko amezi 7 utishyura umuntu nabwo yangiriye ubuntu. Ni Yesu wamugiyeho. Abantu bakodesha muri Kigali cyose maza gucumbikira, ancumbikiye mu nzu ye pe. Imana yo mwijoro abwo izamuha umugisha. Igihe cyose nzatabarirwa sinzamwibagirwa. Nubwo bwa mbere mu myaka nkodesheje umuntu amaze amezi 7 ntamwishyura akabyihanganira. Ubu muri bino bihe urimo bitoroshye, ubigenza gute kugira ngo byibuze kumva utuje, ko hari igihe nk'ibi bijyaho ibibazo biza bikaza ari byinshi cyane. Ubigenza gute kugira ngo wumve nawe muri wowe utuje, ese gahinda kawe, ubuzima bwawe? Yego, kugira ngo wumve utuje rero ni ikintu gikomeye cyane. ubona abana bagiye kuryama batariye cyangwa akavuga ati ku ishuri se ko ntajya ku ishuri ngewe gutyo. Ibaze gukena ukagira urwego rwo kubura bike. Nkuna nabuze bike y'umwana mu gitondo kujya ku ishuri. Urabona nk'ubu nkaho dusuye ako nakana kari kugutambira iruhande ntabwo kararya. Ni ibintu bikomeye cyane. Kuryama ntago nsinziye, sinshobora gusinzira. Ndyama ngira nka 9 nkabyuka, nkicara bukarinda bucya nyine nkongera nkazamuka nkabasiga gutyo. Nta kubona uniforme bari ibintu bikomeye. Kubona imyambaro nabyo ni ibintu bikomeye. Cyakoze mituweli yo ndayifite. Ariko ni ikintu gikomeye cyane cyane ahantu ho kurambika umusani. Nicyo kibazo mfite kinkomere gikomereye umutima. Burya niyo wanabwirirwa ukabwirwa ariko mu nzu y'abandi yishyuye. Ikintu cyitwaho kuba ikintu cyitwa icumbi, ikintu cyitwa icumbi rwose nicyo kintu gishobora kuba kigoye kuruta ibindi bintu byose. Umuntu ashobora kuvugisha ururimi rwacu. Ariko nanone buriya Imana irabizi.
Imana irabizi ariko ngewe mbonye akantu ko gukora najya niyishyurira n'iyo nzu ngewe mbonye ako kamashini nkagatereka iseta ntabwo bayinyima nta muntu wanyima iseta mbonye iyo mashini iyo nzu ubwo buryamo nabwishyura kuko ntabwo ndi umunebwe nzi gushaka abakiriya ahubwo gusa ikibazo ni ukubona iyo mashini nkabasha kudoda nkabasha kubaho mu buryo tuganiramo ku bantu yenda batwumva abantu barabizi byo gupfakara n'ibindi bintu nk'ibyo ahubwo nakomeje kwibaza ese iyo kwa muganga baguteje ibibazo nk'ibyo wigeze ukurikirana ngo niba hari uko nyuma ngo hari abo bajya babikorera ariko nyuma akaba hari bakurikirana kugira ngo kubera ubwo bumuga bateye umuntu abo baganga bikaba byagira inzego runaka zibyitaho wowe hari ahantu runaka icyo kibazo cyawe wigeze ukigeza ku bijyanye no kwa muganga? Ntaho nigeze nkigeza navuye kwa muganga nanijwe n'umubiri cyane utarafata imbaraga ntago nabeshya rwose ntago nigeze nkijyana urebye nahise ninjira mu buzima bunkomereye ntago nigeze njya kubivuga gusa nabonye ndiho ndavuga intubwo nimba ntapfuye ubwo nta kundi wenda nzapfa igihe kigeze nabonye nkomeje kubaho gutyo n'ubumuga bwo mu nda nyine nuko ndavuga intubwo mbanye nabyo birarangiye ntago nigeze njya kubarega. Nyuma yabyo urumva ahanini cyane ibyo umuntu afite ibyo bibazo byose ari usanga arijyamo muri burwayi amadiyabete akunda kuziramo hypertension wowe bimeze bite? Napimye kwa muganga bambwiye ko nta diabete mfite. Nta diabete mfite nta kindi kibazo kindi. Ikibazo ufite n'ik'inzara ni kwibera ibindi byo. Ahantu ho kurambika umusaya n'ututwana twanjye nasigaranye dutoya. Naho kwivuza bwo buri mu mezi 9 njyayo bakongera bagacisha mu cyuma bakareba inkovu yanjye kuko inkovu yanjye ari nini bambwiye ko ntagomba kuyicara ngo ndindire ndambika buri mezi 9 njya CHK bakongera bakandebera. Ntabwo bakwishyuza? Wankoresha mituweli kereka transport gusa agatike nabwo kadari nzinduka buhoro nkazamuka isa yamwe mbangeze zamuka hano hejuru. Ubona amaguru wagerayo kuko CHK nzamuka mu biryogo buhoro hano hasi rwamara nkazamuka gahoro nkagenda nkagera ko muganga umvuye amitike yo kugaruka ndayimwaka ndayimusaba nkavuga inume 500 nze kongera manuke ngere mu mujyi ngere hararuguru byibuze kumanuka n'amaguru ahangaha. Arayama ntago yayanye. Umuntu wese yabonye umweretse ukuri kwawe kandi ubona na situation n'ubuzima bizi ubuzima buhari. Akenshi nkunda kugeraho rendezvous nakererewe nimba ari twatubonane saa 2 nkageraho saa 4 n'igice kambwa twakererewe nti imbere y'Imana ishaka byose nje n'amaguru. Nyampagatike rwose nkagaruka nuko mbigenda. Yes, hari umuntu kumeje kumva tugana bango byo kudoda ya mashini ntizihenda. Oya iyo mashini ntabwo ihenda. Niyo ufite makeya uragenda bakayiguha ugakora ubishyura birashoboka. Nkuko nkanjye ufite imyaka myinshi naha muri Gikondo urumva sinacika ngo umuntu amaye mashini yo kudoda. Ndagenda nkaba maramuhereza amafaranga makeya andi nkajya nkora mwishyura nabyo nta kibazo. Yego. Igura gute rero? Iyo mashini igura 200. Nta nubwo ari menshi cyane. Igura 200 hano mu mujyi wifunukuje kuko nzi no kuyikoresha nta kibazo igura 200 nuko nyine umuntu abakennye atahita yabona ariko igura 200. Hako byibuze ibyo amafaranga abonetse ukabasha gutangira kwikorera byaguha umurongo nawe wo gutuza ukabasha kuba wageraho ubasha nawe kwikemurira ibibazo runaka uba ugenda uhura nabyo. Yego rwose. Nuvuga ngo urumva impamvu ibi bibazo byose mba mfite byo kuvanga umwana ntarya saa sita nta minervare nta myambaro nuko nta kintu cyo gukora mfite. Na nyiri inzu ntago namugeramo amezi yose kandi mfite akantu ko gukora. Nyibonye imashini nakwicara hasi nkadoda ntago wapfuye umuntu afite umwuga ntago apfa. Kandi numva niki kintu Imana ibara nawo guhereye ibaze ko hari igihe gishobora kugera nk'iki ngiki kwaje gishobora kugutabara. Mu bantu badukurikiye rero ngire ngo bari kugenda babyumva n'ibintu bikomeye cyane. Ubu buzima ucamo wananyuzemo n'uyu munsi ugihanganye nabwo hari ibyo
abantu benshi bumva bigabatera kwibaza cyane ubuzima bumaze kubonamo shusho ki ko hari igihe abantu bitwara uko bashaka, hari igihe abantu bagenza uko bashaka, ariko ni ikihe kintu wabwira umuntu ku isomo ry'ubuzima, ku bw'imibereho, ku bw'ibindi bibazo nk'ibi byose, wowe ubuzima bumaze kubonamo iki wabwira umuntu udukurikiye? Urakoze cyane. Ubu buzima bumeze nk'uko nguko ndimo buba bukomeye cyane, kubwitwaramo neza ni ikintu gikomeye, ni inshingano, ngira ngo ni igihembo Imana yazaguhembera, kubera ko haba hariho ibishuko byinshi cyane. Umuntu ashaka no kukureba ntite ku bumuga ufite, ariko bisaba kuba hamwe ugashikama, ukamenya yego, usubiza yego no usubiza hoya, ukamenya icyo gukora mbega muri make. Kandi ikindi kintu nakomeje kuvugaho, urasenga nubwo tuba dufite imbaraga nkeya, tuba turi mu buzima mbega bushobora gutuma umuntu yagushuka bigashoboka, ariko ngebyo byose Imana irabizi ko mbyihanganira. Bigusaba kwihangana kandi ugahagarara ku ijambo rimwe ryo kuzatabarwa n'Uwiteka, kuko Imana ishobora kuguhuza n'umuntu akakugirira neza. Hari ikintu buno ucamo n'ibyo byose wanyuzemo, ntibyari wigeze kumva wihebye ukumva ukavuga se Mana ko ushobora byose, ibi byo bigenze gute? Nigera wigeze kwiheba kugeza n'ubwo wumva utangiye gucika intege, ukumva Imana iby'Imana rwose ntawabikubwira kubera ko ibibazo wari ugezemo? Ngo iyo experience bidusangize gatoya kugira ngo tuze no kugira cyagiye wabonyemo Imana ukavuga ati Imana urashoboye. Nabyo tugenda tubibwira kubera ko hari igihe umuntu agira ibibazo akagira ngo isi imurangiriyeho. Urakoze cyane. Hari igihe kimwe nigeze, ni ibihe byinshi cyane ariko ndakubwiraho bikeya. Igihe nari nsojwe kubagwa bwa kabiri bambwira ko batandangije, numvisha umutima wanjye wihebye mu rwego rukomeye, ndavuga ni se Mana koko ko mbizi neza ko uriho, ubu wanyeretse by'umwihariko ukandengera. Ariko Imana igira amatwi, Imana igira amatwi, yarabikoze bwarakeye rwose, abaganga bampa resulta nziza. Ikindi kintu kigeze kumva nkumva ndihebye mu buzima bwanjye, ni igihe naburaga umwenda wo kwambara, kuko nigeze kubaho nta kintu mfite cyo kwambara. Nibwo ejo bundi mugira neza yampaye ikanzu yo kwambara, ndavuga ni Imana yo mu ijuru ushimwe, yampaye ikanzu ebyiri, nawe ndamushimiye kuri kamera, Imana imuha umugisha. Icyo gihe iyo uri umuntu w'umumama wambaye ubusa utabasha no gusohoka mu nzu, wumva umutima ukuriye kandi ubangamiwe. Icyo gihe ukavuga uti se Mana ko uriho wantabaye. Ni ibihe byinshi cyane. Mu buryo ubivuga urabona uri umuntu ukomeye, kenshi urawe nk'ibyo bibazo hari uvuga ukabona amarira araje, ariko ivuga urabona ari ibintu bikomeye, ukabona ni ibintu wamaze kwakira wibanganiri. Kuko hari igihe n'umuntu ugura n'akantu yenda n'utuntu duto duto ariko twamukozeho cyane n'amarira aragwa gutyo. Urakoze. Nanjye si ukuvuga ko ntarira, si ukuvuga ko ntara gusa wenda hano muri kamera sinarize, ariko mu buzima busanzwe ikintu bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabi karamenyerwa. Ni nkaho narabyakiriye, nakiriye nyine ko ubuzima ari ubu ngubu, nakiriye ko kubaho ari uku nguku, ariko nasubira inyuma nasenga nkumva amasezerano Imana izagera ikasoza yo kubaho neza ntahangayitse gutyo. Muri ibyo twaganiye yenda ubona byagufasha, ubuse urateganya iki kwimuka, kuva ahantu urajya he, bimeze bite? Ko ndabona n'ibyo hambira binahambire banza ari guterura urugendo. Bimwe nk'uko babona binabihambiriye, utwombo natwogeje turegetse turi hariya. Ubu ngubu niyo nabona n'amezi 2 ukwezi kumwe Kigali ntibakigufata. Niyo nabona udufaranga tw'amezi 2 nkaba ngiye uyu mubyeyi nkamuha amahoro, kuko ubu sinzi niba babasha kuza kubifotora igipapuro banyandikiye, ni ku kagari gisinyweho no ku kagari. Uragifite hano se? Ndagifite aho ngaho muri telefone. Yego. Hari n'igifite cyangwa wanayigusubije? Wayinsubije. Naturebe kizana njye ndebe. Nagombaga kuvamo kuri 13. Akagari ko kahagurutse? Yego. Atubwati ihangana utanga inzu y'abandi, igihe cyo gufashwa nikigeraho uzaburi uzaduhamagare. Batabwira ngo reba aho tuye. Abayobozi maze kubamenyera. Niko bambwiye pe. Arambwira ati ihangane, nagira ikintu kiza mu kagari tuzaguhamagara. Ko ngaho utanga inzu y'abandi uko amezi 7 ni menshi urumva ni hafi umwaka wose.
yarihanganye mu buryo ntabasha kukubwira. nawe Imana izabimwibukire mu bihe bye by'amakuba rwose wo kwihangana kwe. ntago nakwibagirwa ibintu umubyeyi yankoreye kuko amezi 7 ni menshi cyane. Genda rebe uraza kukimpa kuri WhatsApp unyereke abantu badukurikiye. Ndabona byari byaza koroha cyane. Ikibazo ndakigushyiriraho cyari kiro telefone biriho ibintu byinshi cyane ariko ndagifite rwose. Bambwiye ko ngomba kugenda, mbega ko ntagomba kuriramo Noheri ndi mu nzu y'abandi. No iminsi mikuru ntizansangemo, nakibonye. Okay, ntacyo ukinyereza kuri WhatsApp ndaza kukibona. Ndabona kino tubona amakashe mu kagara. Okay, urakima nta kibazo. So kugira ngo dukore ibintu byose tunabigira icyo tugeraho nuko tugira urukundo, nuko mu byo tuvuga n'ibyo dukora tugaragaza urukundo kugira ngo tugirirane umumaro, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Avuga ngo niyo nagira bingana gute ariko nafite urukundo, nubwo nawe byo urimo byose ariko dafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Reka twereke urukundo uyu mumama ko natekereza ko kuva yagira ibibazo kwa muganga nta kanya ko kwishima yagize, cyane n'abaramuganiriza ibibazo byinshi nk'ibyo ngibyo cyane. Ushobora kumva ari inama wamugira nyine ngo uduhe telefone yawe kugira ngo byibuze n'umuntu udukurikiye wumva hari inama cyangwa se ikindi kintu runaka yakunganira ku byo tuganiriye bize kumworohera cyane. Murakoze cyane kandi ndabashimiye bantu mwese muzareba iki kiganiro. Buri wese uzagira ikintu ankorera azansaba isengesho nzamusengera bihagije, nzabigeza ku Uwiteka, nzamusabira umugisha ku Mana. Nomero yanjye ni 078 68 50 94 5 yanditseho Nyirambona Bucya Esther. Imana igumugisha cyane. Kandi n'abana dukurikiye Imana igumugisha kuba badukurikiye. Bagakumva ntabwo tuganiye byinshi cyane ariko nizera ko ibikuru tubiganiriyeho, kandi ngubwire wumva nta navunika asubiramo cyane ko ari uko biba binameze. Bashobora kuba bakubona bakuzi, arabukubona ari ubwa mbere, ari kumva muhuje ibibazo, arumva kumva ibyawe n'itoto kubye nuko, ariko kuba Imana yemeye ko umwumva nuko hari icyo ugomba kumubwira cyangwa se kumufasha kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hari ikindi kintu umva wabwira abantu badukurikiye cyangwa se wasaba abantu badukurikiye kubyifuza cyangwa se n'ibindi byose wumva utekereza, wicara ukiyumvira uri wenyine kubuza ubibwira cyane, byego n'uyu mwanya nawo uwufareje tuwukoreshe neza kugira ngo tubisangize abantu badukurikiye. Urakoze cyane. Ndi umuntu mukuru ntabwo nabura icyo nsangiza abantu bazaba bari kureba iki kiganiro muri rusange, uretse kuba wenda umuntu yagira icyo amfasha, ariko no mu buzima busanzwe ngewe mba numva nifuza umuntu waza tukaganira akangira neza mu bitekerezo. Nta muntu tuba turi kumwe muri iyi nzu, ni kano kana n'akandi kagiye ku ishuri akaza mbega cyangwa se akanantelefone akambwira ati komera, cyangwa ibiganiro biba ari byinshi cyane. Ikindi kandi nasangiza abantu bazareba iyi nkuru yanjye nuko ntago nakwagirwa kubabwira ko Imana yo mu ijuru ikora kandi izura kandi ifasha abantu bari kureba icano, bari kubona ndi munini cyane kugira ngo n'umuntu naguhana umwenda wo kwambara kiba ari ikintu gikomeye cyane. Kino cyo ni ikindi kintu kugira ngo usabe umuntu umwenda ni ibintu bikomeye cyane. Niyo umuntu akubonye ubyukira batuye yarakize ibibazo byarakemutse. Nyine inkuru mbariyanira tubakere kuhigereye akareba nkuko mwe mwaje kureba. Ni ukuvuga ngo rero abantu bari kuri icano cyangwa se abantu bazakurikira iki kiganiro cyanjye, buri muntu wese inkunga ya mbere namusaba ni kuza tugafatanya gusenga. Uno wagira icyo nkorera wese icyo ari cyo cyose, ku muntu wese uzamfasha wese mwijeje amasengesho yo kumusabira umugisha uturuka ku Uwiteka. Ntago nza bazakireba bari bo, bashaka ko ari abo hanze y'igihugu, bashaka ko ari abo uwo ari we wese ahariho hose. Kandi murakoze, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka nshimire abantu badukurikiye umwanya wanyu mwiza mwaduhaye. Imana ibahe imigisha yayo itanga
kandi bagirire neza muri byose nukuri ariko ikiruta byose uri hafi uri kure hari icyo wakora kugira ngo uyu muntu muremere amashimwe singomba ko ufite iby'amafaranga ahubwo no mu bindi byose waba ufite n'ijambo ryiza ryo kumuhumuriza ndaryo ryamuhindurira byinshi cyane muri we reka mubwire ngo rero ndabakunda cyane Imana ibarinde nawe nizeye ko tuzongera kuganira dushima Imana ku mirimo n'ibitangaza yego bayi Imana ibarinde turabakunda cyane bayi Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe